Haleluya. Yesu abaho umugisha. Nongeye kugaruka nsaka kuvuga ku ijambo ryitwa consistency. Mu yandi magambo bisobora kuba ari ugushikama cyangwa gutumbira intego. Nukuvuga ngo ni ikintu ukora udakuka mu buzima. Icyo kintu ukora udakuka kansi cyuguha umusaruro. Hahandi abandi babonye ko bidashoboka, wowe biragushobokera. Consistency ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Umuntu udahindagurika mu buzima, umuntu uhora atumbereye ikintu agambiriye gukora akagihamaho, akagishiraho imbaraga ze zose adakuka. Amen. Aha rero tugiye gusoma inkuru mu gitabo cya Rusi, ho turi bubone umuntu w'Imana wabaye consistent. Kuba consistent cyangwa gushikama ni ugukora ibintu haba mu byiza cyangwa hataba mu byiza ntukuki, kugeza igihe uzaharanira icyo kintu ukakigeraho. Amen. Noneho rero nk'umukristo no mu bupfura ni byiza, ariko nk'umukristo niho nze mvuga. Imana ibaho umugisha cyane. Tugiye gusoma mu gitabo cya Rusi duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ku mutwe w'amagambo aravuga ngo Elimeleki na Naomi basuhukira i Mowabu. Nukuvuga ngo bavaga i Betelehemu. Tugiye gusoma ku murongo wa mbere. Haravuga ngo mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu w'i Buyuda azuhukira mu gihugu cy'i Mowabu, we n'umugore we n'abahungu be bombi. Uwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore we yitwaga Naomi, n'abahungu be bombi, umwe yitwaga Mahaloni undi yitwaga Kiliyoni. Amen. Tugiye gusoma rero nanone ku murongo wa 16. Mbere ko nsoma ku murongo wa 16, uyu mugabo yavuye i Betelehemu. I Betelehemu ni igihugu cyahoranye Imana kuva kera. Bakoraga iby'ubumana birangwa n'ubupfura, bakabaho amahoro. Igihe kigeze inzara iteye cyane, bo bigira inama yuko bakwiye guhungira i Mowabu. I Mowabu yari isi itazi Imana. Bari abantu baraguza bakizera imana z'abanyamahanga, bari abantu batagira urukundo, bari abatinganyi, bari abasambanyi, bakoraga ibyo babonye. Nkuko mu isi ya none n'ubusanga bihari. Iriya uzabona irangwa n'ibintu nk'ibyo, uzamenye ko ifite imico ishushanya Mowabu. Benabo baterwa n'ibyago biremereye cyane kuko bababaza Imana. Amen. Hanyuma kuri Betelehemu nubwo hari inzara, abantu iyo basenga ntibabuza kugira ibyago, ariko ibyo byago babikomereramo kandi kenshi Imana ikabibakiza. Ijambo ry'Imana biravuga ngo ibyago by'umukiranutsi n'ibyinsingo ariko imukiza muri byose. Amen. Ni Betelehemu niko hari hameze. Icyo gihe hatera inzara, ariko kuko bari bafite Imana. Haleluya. Nukuri igihe cy'inzara kibaho kandi nanone kirasoza. Noneho uyu mugabo kuko yagiye mu gihugu cy'i Mowabu kitagiraga Imana, ahura n'ibyago bikomeye by'abantu bari batuye i Mowabu. Uyu mugabo ahera ko amara igihe gitoya kandi ibintu byose byari bihari, ariko abo bantu ntibagiraga Imana. Mu gihe gito barapfuye. Apfuye bibabaza umugore n'abana, ariko bakomeza ubuzima kuko nta cyaburaga. I Mowabu ibiryo byari bihari, ibintu byose byari bihari. Hanyuma igihe kigeze gito, umwana umwe arongera arapfa, kandi abamaze gushaka, asiga umugore nta n'umwana asize. Bibabaza nyina, basigarana n'umwana umwe. Aravuga ati mama, nzagukomeza, nzabana nawe. N'umukazana arihangana arategereza. Mu gihe gito na wa muhungu arapfa, hasigara abagore bapfakazi babiri batagiraga abana. Mwumvise utagira Imana igitubabaza cyane. Nukuri i Mowabu bakora ibyo bishakiye, ntugakora ibyo wishakiye. Igihugu ubundi gisanzwe kigira amategeko, kikagira n'amahame. Iyo yishura hano n'igihugu cy'Uwiteka kigira amahame, kikagira n'amategeko yacyo. Nicyo gituma tudakora ibyo twishakiye nk'abakristo. Niyo ubikoze wiruka ujya gusaba Imana kugira ngo igihano kitakuzaho. Amen. Nicyo gituma mureke tugambirire gukora ibyiza. Haleluya. Iyo urebye mu gitabo umukozi w'Imana umwe witwaga Korneliyo, ijambo ry'Imana riratubwira ngo umunsi umwe yakundaga ngo Imana n'abantu kandi ngo agasenga ubudasiba. Ngo umunsi umwe binezeza Imana, ivaho irahaguruka ituma marayika w'Iteka abonekera Korneliyo nko mu masaha 9. Ngo iramubwira ngo Korneliyo we, marayika w'Iteka abwira Korneliyo ngo Korneliyo we, ngo uyu munsi gusenga kwawe n'ubuntu bwawe bwinshi ugirira ubwoko bwanjye ngo byabaye urwibutso
imbere y'Uwiteka Imana. Ujye ukora ibintu ku buryo bishobora kuba urwibutso imbere y'Imana. Ahangaha ntabwo bitwereka ngo yabaye urwibutso mu bantu, n'abantu bakwibuka. Iyo wagiriye neza abantu barakwibuka, ariko hari n'abatakwibuka bakabiguhora. Turabizi si tuyibayemwo, twamenya ko umuntu ikimunyura n'igike, ariko uzaba urwibutso mu gitabo cy'Uwiteka, uzaba urwibutso imbere y'Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Ariko ngo yarasenga gudasiba uyu muntu, ngo yarangiza akagira ubuntu bwinshi, ngo akakunda n'abantu b'Imana. Nibyo nta n'ibindi byinshi ku mukristo nyamukristo arabizirikana akamenya ko ari amahame y'Imana. Noneho aha tukabona aba bakazana babiri basigarana n'uyu mumama Naume abatakaje abana be, abatakaje umutwaro, asigaye wenyine. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo bene se bongeye kubona Naume agarutse i Betelehemu, ngo baramwitegereza. Abantu bazi kureba umuntu bakavuga ngo ariko uriya ninde, bakamwibazaho bakamuvugaho utuntu. Nawe ageze i Betelehemu baratuvuga, bagezeho baramwegera baramubwira batariko tubwire uri Naume. Aravuga ati nari Naume kera, ariko ubu sinyitwa Naume, ubuzima bwaranshaririye, natakaje umutware wanjye, ntakaza abana banjye, nabaye mara, ubuzima bwaranshaririye. Ubuzima bubi buguhindurira izina, nta nundi uri ku isuka ry'iyita. Turumvikanye. Ariko iyo ugenze imbere y'Imana ukagenda utona ku Mana, ugira ibintu usaba Imana ikabiguha. Dutone ku Mana, Imana itugirire neza, iduhe kubaho neza, iduhe n'iherezo ryiza. Kubaho nibivuze kutazahura n'ibibazo, ariko Uwiteka Imana zivanga mu masituasiyo, bizagenda neza, bizakubera umugisha. Hari amasituasiyo ajyaza tukabona ameze nabi, kandi mu by'ukuri apfunyitsemo umugisha. Haleluya. Reka rero dusome nanone turebe uyu mukobwa w'imfura. Naume abwira abakazana bati nimwigende. Witwa Rupa aramubwira ati gendere, agenda yihangana, ageze aho aramureka, aragenda koko. Hari ibyo ubona nawe utahagararaho, ariko kwa ya consistency yatumye umugaragu w'Imana Rusi ahakanira nyirabukwe, aramubwira ati sinzagusiga, aho uzagwa nzagwaho, icyo uzarya nzarya icyo, Imana uzasenga nzasenga iyo. Aravuga ati tuzabana, wagize ibyago nkureba sinakurekura. Haleluya. Uzitondera uwo muntu. Uwo muntu anezeza Imana, uwo muntu agira amateka ye yihariye. Icyababwira ibya Rusi agenda atazi yuko yakongera no gushaka icyo umukecuru yaje gushora no kuba yarataye umutwe yigendera ibyo abonye. Ariko uyu mwana aravuga ati nzamuherekeza kuzarinda kundunduru. Yabaye umukobwa Rusi mwiza cyane. Mureke tube inshuti zifite consistency mu kubana na bagenzi bacu, inshuti zigambirira gukorera Imana zikarinda zigeze ku iherezo, inshuti zidakuka, inshuti zibabara zigashikama, inshuti zihana, inshuti zikunda abantu n'umutima wose. Bakubabaza bazakurenganya, ariko uzabakunde ko ni itegeko ry'Imana. Haleluya. Umuntu yakwaza ngo umuntu waguhemukiye akakurangiriza akanga ko munihana, wamubabarira gute? Mukunda umutima wawe ntumugireho ikibazo. Ejo nagira ibyago mu bantu bazaba bamutabaye uzaburimo, mu bantu bazasaka igisubizo cyo kumugombora yananiwe uzaburimo, ubundi wikomereza urugendo. Si ngombwa kugenda ufatanya urunana n'abantu bose, ariko ni ngombwa kukunda ubwoko bw'Imana. Consistency ituma projet zananiranye zikanguka, zikongera zikaba nziza cyane kuruta izari zakunze. Consistency ituma umukristo agera mu isezerano rye. Ntugatezuke, shikama, gukunda Imana. Ubusa umuzasenga Imana wiyiriza ubusa, icyo wayisabaga ikwihorera. Ntibivuze kwitumva, ntibivuze kwitakora, ariko consistency ituma Imana ishobora kuzageza igikaguha ikiruta icyo wayisabaga. Umugore witwa Rusi akurikira Naume, nta bana kibona, nta mutware, nta wundi muntu. Naume ibintu byose byaramushuriye, yasubira i Betelehemu. Baragenda bagezeho, yasoreza ibwami kwa Bowazi. Naume wari umeze nkaho nta kintu akimaze, aragaruka nanone abincungu ya wa mukobwa Rusi. Iyo witegereza uhura n'ibitangaza, iyo wategereje ingumbi irabyara, iyo wategereje umuntu udashinga abyara umwami, iyo wategereje. Bakundishije consistency, haba ari mu kazi, consistency mu bushuti, consistency mu kurera abana. Ntugakuke ngo umwana yakunaniye, niba yananiye senga paka
Imana izakugirira neza. Consistency mu byo dukora byose, dushikame muri byose, dukunda ababyeyi bacu bafite cyangwa badafite kuzageza iherezo Yesu agarutse. Rero ndabashimiye cyane, nagira ngo nongere nsobanure ku kintu cya consistency. Ibintu byose nagizemwo uburyo bwa consistency byose narabibonaga nkagera ku musozo. Hari igihe byageraga tukagira umuyaga mu kazi tugashaka kurekura, ariko utarekura ejo kandi ugasoza bakuzamuye. Hari igihe byageraga ukabona biranze mu buzima bikageraho ugendesha n'amaguru udafite amafaranga, igihe cyagera ukabona amafaranga, ukabona wubatse n'inzu nk'uku, ukabona uguze na ya modoka. Rero consistency undi yahacumurira. Reka nsoze, ndabakunda. Ubuzima ntabwo byoroshye, ariko ubuzima with consistency, ubuzima ushikamye ugera kuri byinshi. Imana ibahe umugisha, ndabifurize amahoro. Bless you, bye.